kuki njye utanezeza ukumva ko we nakunezeza ubu nshakamo ibintu ubutangize mukazi ndimo gutekereza none ko nagutekerezaga no kumusanze ibintu uvuga niba kuko ari ukuri nkeneye inama yawe iyo umusabye ikintu kizabe mu mahoro ariko nabaye umugore mubi like you be strong to hold the powers of the sun to dream believe in strength now I'm the only one I was an ordinary boy until I broke the rules my life destroyed Byutse wahayura. Shira ishora cyane. Kabyuse neza. Nabyutse kandi ngo utegure breakfast. Uko byutse bareba kubaga no kubura. Urumva ukuntu ubyutse wahayura. I love you. I love you too. Kagira vuba ndazizera. Kagira vuba kaze. Sibyo? Ndi kugira vite. Ndumva nashonje. Kugira Ako yashinje kinjimije nko kunwa byutse nake. Iganda gukunda. Ayenda gukunda cyane. Ari njye ndikunda cyane. Kose ndakurushira bize. Ndikugura bimwe ko banje no kungura ko ngende gukunda abanje kungura. Urumva rero ko njye nagukunze rero. Ega kugora. Oui. Rwashya bazimukira mu kazi rero. Mugamba y'urwana. Hasi bazimukira. Ngwino yatoye. Ubwo kuva aho ngaho ukaza hano ukanywa amazi ugasubirayo urumva hari ikibazo kirimo nawe ushaka gutanga akazi gusa ubu bashaka kuzanira amazi yo kunywa uri hariya tu nta kintu uri gukora Madame. Kuri kwimana mwijuru nta soni. uzane ziki Umuntu ukifata ukajya kuri Instagram ndi gusa amazi igihe umugabo wawe. ndusari ikintu uri gukora ndi kuza ugafata igikombe hari ugafata amazi byose biri muri metero ukongera ugasubira numva uri guseka wishimye nawe Aho yamubaza. Ubona tuzakomeza gutya kugeza ryari? Bamuntu yaravuze ngo uzagira umuntu kugeza ryari ariko wowe uzagira amahane kugeza ryari? Uzagira kumvira umuntu kugeza ryari? Ese iyo mbonye mbona gute? How do you see me? Ndiki kuri wowe ku buzima bwawe? I'm asking you wambabariye ko nakwihoreye wambabariye ko Mwambabariye iki? wambabariye ko kuva hariya mu cyumba nta kintu wari uri gukora yenda bibi Ubwo nta soni kuvuga abantu. ukaza ukihama Ariko ubwo nta soni kunsubiza gutya. Njyewe ni musaza wawe hano. Ni umukozi wawe. wanjye inshuro 100 Umugabo amukorera iki? Inshingano z'umugore ni izihe ku mugabo? Tetesha umugabo wawe ushaka ko uretse mbanza kubaza kugira ngo witwe kuri umugabo nyawe muri runo rugo rwose nuko muzanira amazi yo kunywa mu cyumba Baravuga ngo umugabo atera intambwe nyine iyo gutereta. Izindi 90 zinga umugore agasigara zitera. Ahora que você pode. Wazi kasoje. Shoje shiri. Nyuma se muri dire tujyana. Genda ndaje. Genda wicaye muri salon de breakfast. Urabona soje. Please. Genda bicare kanze. Urubana ngomeje. Urakoze. Yego. Muzanira amazi yo kunywa mu cyumba maze wumve kuri umugabo. Icyo nicyo kiri bunezeza umutima wawe. Yego. Ubu se kangahe musaba ikintu ushaka ukanyikorera. Narakubwiye ngo umereze amafaranga ajye kureba ingagi waranze. Sibyo? Nakumva nakugize mba naciye bugufi mba nakwinginze mba nakoroheye ariko ukamfata ukangira nk'ikigoryi.
Ako nanjye mba nigiza nkara. Ubundi mba mbona uri muri ba bana bakuze bambara amakabutura afite amatoroshi ku kibuno basa nabi bari aho ngaho icyo baza ari ukurya amandazi muri quartier ibintu biri aho ngaho gusa byoroheje. Kuko kukubwira ngo ufate amafaranga umereze njye kureba ingagi njye no mu bindi bintu byiza byarakunaniye. Uba wumva ari ukwaya, uba wumva ari gupfusha ubusa kandi ari gutanga ibyishimo ku mugore wawe. Warangiza ngo ngiye kumuzanira amazi. Muzanira amazi wicaye hara mu cyumba. Urimo urareba ibyo nazi cyangwa urimo uravugana nabo nazi wishimye urimo uraseka. Warangiza ukumva ko ngiye biri bugende gute? Kuki udatekereza ngiye kukababarwa wakizemo? Kuki ngiye utanezeza ukumva ko we nakunezeza? Ubu ucakamo ibintu butakizemo wumva biri buve heho. Uba wumva biri buve. Ushaka kumuzanira amazi. Urica ariko mama. Urashobora. Abagore baragowe no kuri kw'Imana. Urashobora. Wibwira mudasoje abagore baragowe n'izina ry'Imana. Wajyavuga ngo abagabo baragerageza. Umaze kumera ikigeragezo ndakwihanganiye bikomeye amafuti yawe. Ariko Bidakwiye nuko ngukunda. Izina ry'Imana y'ijuru nta gukunda. Aya masaha wakabaye uri nko kumuniga umwe ukomeye utabaho. Ariko witwaje urukundo ugashaka kujya komeza usogote mu mutima. Narakwihanganiye. Ariko aho bigeze mu magambo mbwiye. ubu se nk'uwakubaza ngo waranyihanganiye mu biki? Mbabari ubwiza kuri bino ngo ubuturage bwawe nibwo butuma wumva ko ndi umugore mubi, ariko ntabwo ndi umugore mubi uzanabaza. Uzashake n'umugabo mugenzi wawe mwicarane umuganirize wumve. Ngera umugabo mubi. Baby, urasa yes, kamutunganyiriza ikora. Gusa neza mbigisha umugore mwiza. Igo. Yambigisha. Kamusokoreze n'umugabo. Sibebe. Njya nibaza ikibazo kimwe nakibuze. Ubundi tutarabana ari mbayeho gute? Arwaye kunegereje. Mbayeho nawe sikajya nikuzima n'abantu tutari kumwe. Napfaga gukubita nkahita agenda uko mbonye niba ni imyenda niba ari ishati bitameze ukuntu ahita agenda ariko nsiganyira abantu kandi mfite umugore. Uyu munsi utayakaye. Okay, ndatakarishije. Sibyo? Sigaho utizwa twamukundura cyane. Ni akazi ariko ndagerageza kare. Utayakaye. Okay. I love you too. Ngamerekeza. Ugeze ku modoka? Okay. Halo. Sho ambari ukanyitaba kwezi. Gamba bari umereze urufunguzo. Nibaje urufunguzo rw'imodoka. My God. Give me the car keys. Niyo warujugunyira hano. There you go. Warumai. Urufunguzo rw'imodoka ni rwo wibagiwe rwonyine. Ngo guki? Urufunguzo rw'imodoka ni rwo wibagiwe rwonyine. Yes. Ibintu byose it's okay. Any problem? Waretse kwirengagiza ukibuka ibintu nakubwiye. Ubuze message wambwiye ndi bubone ko kugeza n'ubu narayibona. Iri he ko ntayo ndi kubona. Kuma amafaranga birasaba yuko ngewe nzajya mbyuka ngacuranga nkavuga nabi nkagaragara nk'umugore uvuga nabi hafi ya buri munsi. Tuvugisha kuri. Koko muri uru rugo habuze iki? Nta biryo biri muri stock. Ngende umuntu wo kurya nkaguma hano mu rugo. Ubu nta nubwo wampa amafaranga ajya kurya hanze n'abashiti banyu. Okay. I promise ndabikemura basi. Ima message wanyemereye nanjye nkuzanira urufunguzo. None so tujya muri betting koko she? Uri gukererwa akazi. Sibyo? Nimba ushaka kumuzanira urufunguzo ma message hano kuri telefone. Wajya unyorohereza basi kanjorohereza ubuzima koko. Wajya unyorokomana nakorohereje basi ibintu byose. Kiri cyose uzanyiyenzaho. Noneho dusigaje betting. Ubutaha uzarambwira ngo noneho
kugira ngo dukore urukundo cyangwa kugira ngo ubyarire birasaba betting bebe waba bari ko ibyo ni wowe urimo kubivuga njye ntabyo navuze sibyo kandi wowe ntubishaka ko ariko bigenda ni nako bizagenda ko yagukabya kwawe woroshye ukoroshya umutima wawe byakumara iki hari uko mba nagize wagabanyuka muri size waba iki hari ikintu nakora yego okay urashaka iki bikemuke njye mu kazi k'abandi please I'm late give me the car keys nayo amafaranga wanyemereye kuma yohereze njye kurira hanze ubundi nkuzanira urwo rufunguzo okay nangahe urashaka ngahe ayo naraye ngusabye urayazi ase kuki uba witwara nkaho nta kintu uzi okay I have cash uranzanira urufunguzo hasi cyangwa uraguma calm down and pick it mve hano ngenda ndananiwe tebuka noneho wabikoze ubishaka na baby binavyo narinze reka nduzane baye ngangwe no basi ubiko ko ibintu bigiye kujya biba betting shit wowe nimba unyemereye ikintu warangiza ukagenda ku kazi rega wigize nk'umuntu tutagize ikintu tuvugana nicyo kiba kiri kumbabaza mpereza rero ayo mafaranga nanjye nguhereze we good amafaranga naraye nkwatse urayazi ongeraho turaba turi abantu bane ngendana amafaranga 15,000 zana n'ibihumbi 10 you satisfied akazi keza nuzajya unyemerera ikintu ujye ubikora sibyo urebe ko hari ikibazo tugirana burishimye kanjye kugukingurira hari ikindi we nimba unyemereye ikintu ujye ukinkorera ngerega nta mutima mubi ngira sibyo sawa Fly away. It's the first time of today. Today. Like you, be strong to hold the powers of the sun. kubona n'uyu mugabo bimaze kundambira kubana nawe birutwa no kwibanira n'imbwa mu nzu akajya yirirwa yirukanka ahangaha nyibona ariko we nari no kumubona umugabo udashobora kunezeza gukora ibyo umutima wanjye ushaka akaba ari aho gusa arimo kunaniza gusa Brother man, bimeze bite? Okay? Sure. Ese mbona uri kure mu bitekerezo ufite ikihe kibazo? Ikibazo ufite nkaba nakiza. Nta mugabo uri ibibazo. Abagabo twese tugira ibibazo bitandukanye. Ariko sinzi ikibazo ushobora kuba ufite gishobora gutuma utishima.
reba ukuntu umeze ngo nawe reba ukuntu umeze jya wishima mani jya wishima akosho yes muri ubu buzima ujya utekereza ari nk'ikihe kintu kuri wowe utekereza waho ndavuga ngo wahereze umugore abagore bashimishwa n'iki abagabo burya bashimishwa n'iki according to your own thinking abagabo ntekereza ko iyo ufite akazi keza ufite umugore mwiza ubuzima bwose ari neza akazi of course kuri ntabwo mu rugo byagenda neza udafite akazi iyo akazi kameze neza uhembwa amafaranga meza n'umugore mwiza ibintu bimeze neza ntabwo ufite ikintu kibazo ko ibyo byose ubifite ufite umushahara mwiza ufite umugore mwiza urashaka ibirenze ibyo ngibyo let me tell you something kuva uyu munsi umenye ko amafaranga atari rukankara mu bintu bijyanye n'ibyishimo by'umugabo ndetse n'akazi si cyo cya nyuma gituma umugabo yishima gusa ufite iki kibazo hari ibindi ariko never mind kadukora akazi zakemuka Wow. Mana ndagushimira ko wampaye umugabo mwiza utanyije umutwe unkunda ndi umwe mu bagore babayeho neza ufite umugabo unkunda unyumva utanira stress bigatuma nibyo thank you Lord. karibu banze umwere cyane umeze uteze cyahise cyo kibagiye mwana urabona ndi kumwe icyayi wawe muri iki gitondo ukagira ngo niki ufite iki kibazo cyahise nakabaye nk'imwe wanjye mu rugo ese ko ngwaye icyayi ikibazo kirimo ese tumbaze ubanye guta n'umugore wawe ko mugitubanye neza nyine hawo nyine akugejeje kuki ikibazo kizombajije kize kuki uhore wowe wishimye ibyishimo nawe mubikura by'amafaranga se cyangwa se muri kintu n'urukundo rwacu byose ko majije gutera imbere byose mbwira byose okay umugore wanjye mbere na mbere byo kumufata nk'umugore mufata nk'igice cy'ubuzima bwanjye umugore wanjye ni umubyishimo umugore wanjye bibaze ko mutanibuka n'ubusore bwanjye nafite umugore wanjye ku nari mbayeho ntabwo byibuka aho nagiriye umugore n'abaye umuntu ari ku murongo menye gusevinga icyo bisobanuye bitewe n'inama ze ubu tubagona amajije kubaka etaje nayifunguye ejo bundi ko amajije kubaka inzu etaje true bro wowe umaze kubaka etaje ndayifite kandi byose n'inama nyinshi umugore wanjye muri uru Rwanda turimo ufite muri iki gihugu turimo ngenda hubatse inzu ya etaje muri aya mafaranga duhembwa duhembwa amafaranga meza dufata amafaranga meza cyane mbwira tubyibuze buri mugore wanjye anyongereraho tukabona amafaranga ikintu umugore wanjye anyongereraho ni ibyishimo akampa n'amayide mazima nkagira icyo nigezaho nk'umugabo nese ntubatse abana twazabyara baza byagenda gute bose bamubaza wowe n'umugore yawe mujya mwishima mukajya out mukajya nk'iyo ngiyo mu ngagi mukajya hehe kujya kureba ibintu nk'ibyo iyo twabonye umwanya ntabwo ari ibintu bihoraho iyo twabonye umwanya turasohoka nyine nka famiye cyangwa couple iyo ari yo yose urumva ko bidahoraho ntabwo ari ibintu bihoraho isuku byahoraho akazi kazakorwa byayo anyway bro ibintu uvuga niba kuko ari ukuri ufite etaje ukagira umugore uri supportive gutyo nyine inama yawe nyine inama zawe cyangwa nyine inama yawe and all the way wowe wambwiye ngo ubikora gute kugira ngo ugere kuri ibyo byose urabikesha iki mbikesha umugore wanjye kandi umugore mwiza kuko urabizi igihe ubuzima bwanjye ni akazi no mu rugo akazi no mu rugo n'ibyishimo mbona nanjye mbikura mu rugo rwanjye Sharon yes mfite umugore mwiza nkunda nta kintu ntakora kuri uriya mugore bro I do everything for that woman ariko icyayi arigenge ngenda akazi ntanyweye icyayi nkagenda imyenda itakuruye akantu kose ahura yarakaye ngo namurakaje ngo akangaka ntabwo gakemutse ngo ntabwo namuha amafaranga yo kujyana n'abandi bana ngo muri trip zo kujya kureba ngo ingagi ngo mu birunga
Can you believe that kind of woman? Ngo ntabwo namuha amafaranga bagomba kujya kureba bagiye bagomba kujya gusenga n'abandi bana. Bro, ibyo bintu nkoramo ngo nta gifts namuzaniye champagne ziwe. Mva mugira inama bro. Buriya iyo byatangiye gupfira mu rugo no ku kazi birapfa. Sibyo? That's why nyine ku kazi mba nk'umuntu umeze kuriya ntabwo narinzi ikibazo. Simukubita. Nukuri kwibana ntabwo nabyize kubita umugore. Ntabwo ushaka ko dutandukana. I need her home. Nyine mva mubwire. Nk'umugabo mugenzi wawe. Ngiye inama nakugira ubu ngubu kuri umunota. Nuko watangira ukareba ikibazo kiri imbere na mbere. Biri gupfira hehe. Sharon ntabwo ari ikibazo. Ndahembwa amafaranga nkamuha. Ntabwo ashobora kumbwira ngo reka twubake. Never. Nijyo amafaranga yose arashira sinzi n'ahantu aca. Nese kumvura ifi yazagenda gute? Nuko ubuzima ashaka kwikaki. Ibirunga, ingagi, sometimes akabona amafaranga ngo nkeneye kubika kuri konti yanjye ya dollars ngo azadufasha ngo byejo bibarabesho. Kandi bitejo bibarabesho. Yes. Shamu nkora iki? What should I do for that baby? Ukeneye kuganiriza umugore wawe. Kuko na wundi umuntu wo ku ruhande uzaza ngaze gukontora urugo rwawe. Ntago ashobora kumpa umwanya. Njye ntabwo nshobora kumuvugiramo. Umugore ufata agateka ibyo kurya akaza akicara wenyine akarya. Nta kintu namutwaye. Arabizi ko mukunda niyo mpamvu akomeza kugenda nsogota umutima buri munsi ko bukeye. Nese ntakije gutuma umugore yitwara gutya. Nakosa baramukoreze. Wenda wowe ukaba utagiye ku cyaga ukaba utariseye imbabazi kuki umugore wawe mudara kwitwara gutyo. Agateka wenyine akakwiba. Sharon. Ijambo yanjye ya nyuma. Ndagusaba ko akomeza kumbura hamwe. Uzamfashe niba tuzahura mu ihe myaka dono ndashaka uze Imana ibabarire. Wenda tuzahure mu mugira inama. Yewe nararambiwe. Bro, sorry kabisa. Urakoze. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I need. Uzi ubyifurire. Umva umumaro w'umugore mu rugo. Kwanduza imyenda, ntuzi kuyifura. Basi bro, umva tuvugane nawe. Nubwo Yesu ugiye inama waje gushaka uzibonye. nk'ubu koko mugeze ukuri. Inama utangiriye hari nta mwanya w'inama tuvugane. None se uyu mujinya urabujyana mu rugo rwawe nirwo rutemeze neza birasa kugenda gute? Wagiye utuza ukabanza ugatega amatwi kumva. Ko ushobora gusagara naho n'ikibazo cyawe. Nkuriki. Nyine tuzi tega amatwi wumve ntabwo nako ufite n'uwo mujinya ngo bikora. Okay. Bahanze calm down tuvugane. Sibyo? Okay. I've calmed down. Okay, ndabona bitoroshye. Ikintu byari shaka umwanya ubona umugore wawe. Nanjye ndazana madamu wanjye. Tuganire nka famille, sibyo? Turibana ikibazo kiri tugikemure twese. Kuko nanjye kuko umeze gutyo ugenda ngo nshimisha. Sibyo? Ntabwo binshimisha abe na gatoya. Uko nakazi no muri business ejo bundi company yasubira inyuma. Ntabwo wakora akazi utishimye. Ntabwo byakunda. No mu rugo rwawe kandi ikibazo cyari dukwiye kugikemura tugafatanyiriza hamwe. Uko ikibazo cyawe gifatanye icyanjye. Sibyo? Rero I'm going to fix this. Nabigerageza. Shaka umwanya muvugishe duhure tuvugane twese. Sibyo? Next month. Duhanye siyo? Alright, man. Kabisa. Thanks, bro. Okay. Ndamgira inama nzima, man. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Only one. I was an ordinary boy until I broke the rules my life destroyed.
Meze neza. Ubu umeze neza kandi nari meze neza. Kubera? Ndumva ngukumbuye cyane. Baresa. Ni mu kazi ndi gutekereza. None ko nagutekerezaga mu kisaza. Thank you. Urakoze na karaho musa. Thank you, baby. Ese kinapasa cyane uza gusobanura. Turanishimye. Usobanura ubwiza. Kandi neza. Muri make ahantu ntabwo ugomba kubura indabo zimeze gutya. Niyo mpamvu twazujuje igipangu. Izi ni nyanda ndashaka kongeramo izindi. Thank you. Ndakunda. Mfite stress yo mu kazi. Ntabwo byabura. Kandi ica mu nzu kuke ushyuza amazi kayari. Niyo mpamvu ngukunda sheri. Bebe. Karame. Urasa neza. Uzi ko ari yumva mu kazi mfite stress. Nakubona nka. Ngiye bitumye ntabona fanta yanjye, okay? Nta kibazo bamwe sheri. Ya, nshaka kubyumva nyine ndi focus y'ibingibi. Kuvuga ngo iyo mvuye mu kazi mfite stress. Kubona gusa niyo mwumvishije bitya ko kuri mba ntashye simya stress zimwe. Nzi ko nitaye muri paradizo yanjye. Thank you. Hanyuma bebe. Hari gahunda nashaka kugirana nanjye nawe. Hano mushiki wanjye Alpha. Undi mukorana? Yaho kinga aho ngaho. My boo. Surprise! Yeah. This is for you. I love you so much. It's love. You see? Narabwiye ngo ntacyo ntazakugezaho. Iyi ni isi yose, iri ni ishyamba nirigari. This is the world. You see your shaka, guys? I thought about it and I'm going music. See the love. Wabonye umwanya ntacyo nakubaza kubera ko nyine mana yanjye. What? Kumva nicyo kira. Ndi hari ikintu nibaza buri munsi. Wafashe umwanya wawe n'amafaranga yawe ugura indabyo. Ese ni hagiye bwo. That is champagne, baby. Ntacyo. Aho kugira ngo ukora ibyo nshaka wowe wagiye ujya uretse mubwire giserenge ntabwo nishimye. Nigeze nkubwira ko nshaka indabo. Tuvugishije ko nk'umuntu utinya Imana. Nize nkubwira ko nshaka indabo. Mu bintu nagusa. Ariko nta mugore cyangwa igitsina gore kidakunda indabyo. Nta igitsina gore kidakunda icyo kunywa. Uri ibintu ukunda gusohoka ariko ukunda wiyambariye nk'umuntu ukunda utuntu tworo turyoshye. And I thought about you. Mu bintu nkunda ubyumve neza nta ndabo zibamo wakoze kuzigura rwose turagufasha kuzibika ariko nanone mbabarira ubwiza. Umwanya wafashe ujye kugura zino ndabo n'iriya champagne rwose wagiye ukajya kugura sinzi ntabwo zira amafaranga wenda ngereranyije. Ni wari buyafata ukongera handi ukazanjyana kureba ingagi nagusaba. Yego. Ubu ngubu uzi ko umushuti wanjye naye namaze kumubwira ngo banshyire muri gahunda tuzajyana kuko nari niteguye mvuga ngo byibura uyu munsi aya mbere ndayatanga ariko kugira ngo tuyatange mu byo nshaka wagiye ujya kugura indabo. Ubwo se ndazimaze iki? Aha ko nta kanyamaswa karimo ngo nzakareba. Mbabarira umbwiza uko izi ndabo ndazikoresha iki? Ubwo umunyakuri nuce hirya no hino izi ndabo. Urashoje kuvuga. Urashoje. Sinkakubera umuntu mwiza nkubera umuntu mubi. Kandi ntukagerageze wa mugore. Ndakwihanganiye. I've tried everything for you. But you don't appreciate. Sinzi ikibazo ufite mu mutwe, sinzi iki kikushagaraza, udatuma ntekereza nabi. Niba ufite indaya yasigaye zikuyobya. Mu gasozi haruta hano. Hari urukundo ruturunguru. Izo nyamaswa zirya ibyatsi, hari ibyatsi biruta ibi ngibi byiza, nkuzaniye byibuze bikumuruza umutima wawe. Akuzi ko namenyera ati. Every time I try to prove to you ko ukunda. Ariko wowe isi kunigute subiza.
ahubwo uza amafaranga yabitakariyeho tubyihorere uza umwanya baratakaje tubyihorere ikintu ngiye maze kubona nuko wakuze nabi ni gute umuntu agusaba kujya kureba ingagi n'utundi tunyamaswa twiza waheze ukanzanira indabo n'amacupa aza kuvuna inzira yose wabivuze kuri yavuze kuri kabisa nta gishimisha umugore igitsina gore cyose ni kimwe oya wirengera ntabwo ariko bimeze ahubwo wowe ntuzi ibishimisha umugore wawe ni ukugendera mu kigare tu wa mugabo wari runaka yatanze inama nanjye ndatanga indabo wa mundi yari reka turekera utangiye no kuntunga intoki nta kugutunga intoki ikintu mbona wowe wa muhungu wakuze nabi w'ibikabutura by'ibidirishya ibikabutura byatobotse inyuma hose nta kibazo bimeze nabi ariko narakurongoye kukubwira ko uri umuhungu wakuze nyine yambaye ikabutura ifite amadirishya ku kibuno uri kumva ko ari ibintu byahataye byatuma uhinduka wizamura isukari aho igeze urimo urarengera aya masaha wambaye iki isi impeta yanjye nakwambitse aya makabutura uvuga nambaye acitse ntabwo yagushatse ntabwo yakurongoye ntabwo yakuzanye mu mago ntabwo nakukoye wowe igeze nkuzana nk'imbobo nicyo utarya hano nicyo utanywa hano muri iyi nzu dore nzifate wishime aho bigeze ubireke cyangwa ubyihorere I don't care you either take it or not numva nkurambi usoke hano mu nzu ugende cyangwa ngende umwe muri twebwe asigundi hano ushaka kuzajya nkubita nabyo bishoboye nabikora ahubwo ntugerageze mbishoboye nabikora ntunangerageze you don't know my true colors ntabwo uzi isura yanjye ya nyayo I can change for you nta kibazo iki sigenda winyirenganiza ugende nushaka ibintu cyangwa inzoga yanjye nanayinywera kwanza wayinywa utayinywa ariko n'undi munsi ntuzagerageza kujya kumubita aho kubita saba ko nkubita byose ndaho kubita icyo mfite cyari cyo cyose hakusika abagore mumenye nina bimusabye kugira ngo ndebe ko hari icyo twabikoraho musaba ko twasohoka byibuze akaza n'umugore nanjye nawe twaba duhari niba ari inama twabagira tukazibagira ndahari ndanabisengera urakoze kunyemera sheri umva reka nkuzane ikintu cyo kunywa sibyo mpite nshyiraho ndeba ko n'amazi bayashumetse kugira ngo amazi ashyuhe hanze enjoy cheers wari ufite umudamu mwiza kweli ufite umugore mwiza pe murakoze rero mwakoze mbere ko duhuriwe n'umushito wanjye twarayipanze ko tugomba ku munsi umwe nguyu tugomba gusohokana n'abafasha bacu tukicarana uhanga tukaganira byiza mwarakoze nkazana mayikwini wanjye ndamukunda cyane kurusha ibintu byose ndakunda iyo ndi kumwe nawe cyangwa ubu ngubu tuba twabonye akahofu tuba tugomba gutekerezanya na mugenzi wanjye nk'uko tubona mu buzima bwa buri munsi ku kazi kuba twafata abantu ba mbere dukunda kuri isi tukabicaza ahantu nk'aha tukaganira turabashimira ko mwabitekerejeho natwe urumva tuba twaheze mu rugo mu bigari hanyuma se Alpha bimeze bite byiza tu by'agaciro byiza cyane bro tugerageza kwishima twaje hano turishimye stress z'akazi tuvuga umuroma twicaye tuganire ntabwo ndabona ukonje oya niyo muri mu kazi aba yiseriye gutya no mu rugo ntabaseriye bikabije okay baby ndashaka gushimira imbere nyine y'inshuti zanjye ubwo navuga ko yari inshuti yanjye ubwo na madamu ubwo yari inshuti yanjye deje hari inzu mperutse kuzuza kubaka nako duherutse kuzuza kubaka ubwo nanjye kwita duherutse kuzuza kubaka ariko numvaga bitakunda numvaga bitashoboka ariko kubera madamu akajya ambwira ngo gutya dusevinga byatangiye nabyumva neza ariko ubu ngubu baby ndagira ngo ushimire igitekerezo cyiza wagize
kandi ubona ko tumaze kugera kuri byinshi. Ntekereza ko mu gihe nyigufite uri iruhande rwanjye nzagera ku birenze noneho ibyitwa iyo nzu, tukabyara abana, twagura umuryango, yewe tukayubaka n'ahandi hagiye hatandukanye. Sibyo? zizaba nyinshi. Urakoze sheri. Cheers. Twese cheers. Big achievement kabisa. Ari byiza. Bitewe n'akazi dukora. Umpaye umukoro buri. Yesu ubwo amafaranga mu mwana yakuye he? Nkuko naherekana mbivuga. Kwirabikisha umugore wanjye. Dufite akazi kamwe nyine turakorana, nta kandi kazi ngira ku ruhande. Ahubwo kubera ko Imana yamfashije kamufasha mwiza, yanyeretse uburyo nkwiye gukoresha amafaranga yanjye kandi twese akatugirira akamaro. Ushatse kuvuga ko nyine kubera umugore mwiza cyangwa se umugore ugufasha nta mafaranga yigeze ashyiramo, byose nta n'amafaranga duhembwa. Nagusubiza nta kibazo. Sinari ngiye kongeraho Alpha, urumva iyo mubanye mumeze neza, muri happy, mushyira hamwe mu buryo bw'imitekerereze, mu buryo bw'imikorere. Hari igihe kubera ko mutumvikana ushaka kumubwira ati reka nigomwe iki, hari byinshi nigomwe kugira ngo tubigereho. Ariko iyo nza kuba tutumvikana, tudakundanye, ntamwubaha, ntabwo twari kubigeraho kuko ntabwo nari kwemera kwigomwa. Nawe hari ibyo yigomwe kuko twafashe umwanya tukicara tukaganira. So urumva iyo mukundana mumeze neza, mufite amahoro mu rugo, muricara mukaganira, mukareba igikwiriye n'ibitari ngombwa by'ako kanya mukabishyira ku ruhande, kuko tugomba kubaka umuryango, tuzabyara abana bakeneye kujya kwiga, iyo nzu isanze indi dufite tuzayikodesha twinjirize, tugende twinjiza amafaranga gake gake. Najyaga numva abantu bavuga ngo kubaka ntibiragora cyangwa se kugira ibikorwa remezo bikomeye mu gihugu ngo biragora, bifite amafaranga menshi cyangwa kujya i Burayi. Mu mbere mukoro mwiza pe. Abo ngubu nabihamya ko bishoboka ko ari umuntu tuziranye ushobora kubaka inzu cyangwa se umuntu ushobora kugira ibikorwa bifatika mu gihugu. This is a good example. Kandi wabyira umugore wawe yagufashije runini kigaragara. Sorry. Nihanganire gato. Wayigize. Niki? Alpha, nawe uzabigeraho. Byose ni Imana izabidushoboza. Karika Ivanjye aracyari igihe. Mva mubwire hoya ntago Nta gihe. ugira ngo se umva mubwire ngo si tuba turi kumwana mu kazi. N'umwanzuro. Kandi sana hero zizi. Nahita njya mu rugo nta kandi kazi ngira. Ntabwo byoroshye. Nagukuntu njyewe n'ubu sindabyakira ngo umuntu nkawe dukorana umuntu agira gute agahita yubaka ibikorwa nk'ibyo ngo kubera umugore ntanagutwere byibuze ni habe umugore mwiza agufasha gute? How? Agufasha mu buryo bw'imitekerereze. Niyo uri happy, ufite amahoro mu mutwe, utekereza neza. Yubakisha sa ayo mazu washyiraho ibicyanga. Reka mwereke. Umugabo wanjye ashobora kuba naramubabaje. Ukuntu mugenzi we yubatse etaje yuzuye, naho ngiwe ndaho ngaho ngo mu bintu byo kujya gusohoka, ngo byo kujya kureba ingagi. Ijambo uriya mugabo avuze rirakomeye. Umugore iyo aguhaye amahoro bituma utekereza neza. Ibi byose bisobanuye ko ari njye urimo urabyishyiramo. Ni njye uri gutuma umugabo wanjye nta terambere agira. Ndumva nigaye. Kanjye kumusaba imbabazi amazi atararenga inkombe. Dufatanye gutekereza icyaduteza imbere. Gusohoka umuntu azabona bijyamo nyuma byibura hari icyo yagezeho. Aha, ziriho ahantu Karina reka uri heza. Umbeshya umwaka utanu tujyana.
Oya mu kwa 12 mfitemo ufumi y'icyumweru tuzagenda shira. Icyumweru. Uragenda ko uzasaba ukwezi. Biragoranye ariko nta kibazo nzakoreshwa nshoboye kuba mufite. Icyumweru byera kuvanga. Nyine twajyana ugasigarayo urenda una shopping Barababaye. Are you okay? Ngero umwe kandi we. Umeze neza ariko ubu ngubu. Meze neza ariko hari ikintu nshaka kubasaba ho gatoya. Atari byo mu rugo basi. Ariko reka umuntu akavuga gatatu nta kibazo tuguteza amatwi. Ndashaka gusaba imbabazi umugabo wanjye mu maso yanyu. Bitewe nuko n'ubundi akenshi yambwiraga kuri inshuti ye, rero ntago numva ko kuba namusaba imbabazi mu maso y'inshuti ye ari bibi. Niyo mpamvu nari nsabye munyemereye nk'iminota 2 nkababwira. Oya nta kibazo rwose. Hari ikintu umugore wawe wavuze kuri njyewe ngikuramo isomo rikomeye. Ndasaba imbabazi umugabo wanjye. Ntabwo nigeze mubera umugore mwiza. Ihangane komera tubwire nta kibazo. Umugabo wanjye ari kuba yarateye imbere akagera kuri byinshi cyane, ariko nabaye umugore mubi. Nabaye umugore wo kumusaba ibitari ngombwa. Biteye agahinda kubona. Ihangane. Hari byinshi ari kuba yaragezeho njyewe iyo najya kumuvangira ngo mubuze amahoro kubera ibintu bidafite epfo na ruguru. Ndagusabye mbabarire, wumve ko nciye bugu kandi mbikuye ku mutima. Ndakwinginze. Ndagukunda cyane kandi ndakubabariye. Oh. Wow. Urakoze kumbabarira. Bitagenze neza. Ndavuga ngo ntabwo twari tubanye neza pe. Nkuko babwiye yakundaga luxury life. Gora yisohokeye yigendeye. Arashaka tuwa, arashaka ingagi, arashaka kumena amashampanye n'inshuti ze. Guys, kandi ndamukunda. Ntashaka kundeka mu rugo ngo agende. Nanjye sinshaka kugira ngo ngende dukunda ariko tugapfa ibintu n'uburyo abinsaba no kutanyuba nk'umugabo. Amafaranga ntayakoresha ibintu bizima ngiye mbona kandi nshaka income. Ese ko muhaye amafaranga yakoresha iki? Ariko ndashima Imana ko umuhuro wanyu I didn't expect this. Gende kumva mbuze ikintu navuga. Ndagushimira cyane. Birandeye. Nakoze kureba kure ukanemera burya gusaba imbabazi ni ubutwari si ubugwari. Ndagushimira because I love you and I really do love you. Uyu ni umugore wanjye nashatse nshaka kugira ngo anteze imbere anyereke future. Wow. And I promise you from today natwe twamera nko kandi tukanarenzaho cyane rwose. Amafaranga ndayakorera uhereye none reka twiyubake natwe tugira ibi byose. Yeah. Thank you so much. Arufa. Akira akora hano. Ubu ngubu nibwo urugo rugiye kukuryohera. Nibwo ugiye umugore wanjye aragarutse. Ugiye umugore wanjye aragarutse. Akanyamuneza ajya kumbonana mu kazi. Ubu ugiye kukandusha. Nta kintu kishimishije nko kumva umugore ngo mbabare. Uyu nzi akomuzi twarwanaga mu rugo uciyaza ahubwo twese. Hallelujah. Amen. Ni ibyaye mwami Yesu. Ikamenya no kuri basogokuru bamwe. Basogokuru bagomba kumwumva. Abiseka duravanga ibintu. Uravanga sogokuru kamuvanga. Hallelujah. Gusa nyine Imana ishimwe ku bwa bino bintu bibaye. Congratulations. You. Ntabwo mbyita reka kubona yishimye kuri. Kera. Yaramaze yafite gahinda rero yaramaje kuba nk'umusaza. Ariko baravuye mu isomo ibintu byose biraza kubakora mu masomo. Urugo rwangiye kuryoha mu umva hagiye kubabera paradizo. Dore iri ni ijoro ryanjye ritoyangira nawe ubwo wagiye ku ijoro ryawe ritoya. Izi ni inyenyeri nto. Kabisa. Mwa. Data we.
ngo umwana w'ikirara yaragiye muri Bibiliya ngo aragenda ngo agiyo arangije ngo abura yajya inzara iramwicara avuga ati se mu rugo ko ntacyo nari mbuze uwakwitona agasubira mu rugo. Ndashimana ko umwuka w'umwana w'ikirara ukuvuyemo madamu ngo byarangiye agarutse. Mugiye mwana w'ikirara nawe birangiye agarutse cyane. Ubu none twese tugiye kuba imiryango ibiri yishimye. Muraho neza bakunzi ba Ganza film. Nitwa Ketchup mu mazina menshi cyane nahawe n'abandi bantu, ariko Ketchup ni rimwe mu zina ryafasha cyane, ariko hano nakinnye umunsi nka Neri. Ikindi Neri utari mwiza na gato ngira ngo mwabibonye. Ibintu dukina nibikaze ngo bitambuke gutya gusa, bijye bibasigira isomo. Nahoze nyine ndi umugore udashobotse, umugore udashima, umugore utanyurwa n'ikintu umugabo wamuhaye, umugore ukundwa n'umugabo we ariko umugore ugendera mu bigari by'abandi. Ndashaka kugira gutya, ndashaka ibingibi kandi atari yo gahunda. Ni byiza rero ko ibyo dukina tuba turi kubigisha ko mwajya mubifata nk'isomo, nyine natwe tukagira abantu dukura mu buzima bumwe butari bwiza bukagira ahandi hantu heza bagera. Ni muri urwo rwego rero twifuje kubasangiza bimwe mu byo twagomba gukora. Ndabasaba rero kuba mutazigira mumera nka Neri mwabonye muri ino filime. Ndabasabye kuko uri nk'umugabo utunze umugore umeze kuriya aba ameze nabi cyane. Umugore rero uri kundeba ufite imico nk'iya Neri mwarebaga mu kanya, ndagusaba guhinduka. Kandi nawe utarigize ubikora, ndagusabye ntuzigire ubikora kuko nta cyiza kirimo. Tunyurwe n'ibyo dufite. Can I be your superhero?